umuhanzi Uworizagwira Floriye wamamaye nka Yampano amaze gukatirwa iminsi 30 y'agateganyo nyuma yo gusanga ibyaha 3 muri 6 yakekwagaho bifite ibimenyetso bifatika. Ubu akaba agiye koherezwa muri gereza ya Nyarugenge iri imageragere. Kuri wa kabiri rero tariki ya 9 Kamena ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nibwo hasomwe mu ruhamwe mwanzuro w'urubanza rurebwa muri Uworizagwira Floriye uzwi nka Yampano. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwasuzumye ikirego cy'ubushinjacyaha nuko Yampano yireguye bafata umwanzuro wo kumufunga iminsi 30 y'agateganyo. Impamvu urukiko rwashingiyeho ngo nuko icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, kunywa ibiyobyabwenge biri mu rumogi no kwangiza ikintu cy'undi bifitiwe impamvu zihagije zo gukeka Yampano ibyo byaha. Icyaha cyo gukoresha ibikangisho, icyaha cy'ubwinjiracyaha mu cy'ubwicanyi ndetse no gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko nta mpamvu zikomeye zagaragajwe. Yampano yari yarasabye ko yafungurwa kubera ko yahawe imbabazi n'umugore we Vava Diane, ariko urukiko rusanga izo mbabazi nta shingiro zifite bityo ntizashingiweho. Kuri uyu wa kabiri kuri iki gicamunsi bikaba byemejwe yuko Yampano afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Kora subscribe kuri Rwanda Live dukomeze tubane. Yampano mu kwiregura yavuze ati ibibazo byo mu rugo byatangiriye 2025 ubwo amashusho yajyaga hanze, nagize depression ndetse ngirwa no kwangwa na societe. Nyuma y'iyo video nje n'umugore wanjye twararwanye, amenera telefone yanjye ya iPhone 13 Pro Max, ayimenye nanjye meniye. Icyo gihe yandumye ku rutugu nanjye ndamuruma. Ubuyobozi bw'ibanze bwaraje, abamaze kuza baratwunga, hanyuma baragenda. Bamaze kugenda umugore wanjye yahamagaye umuvugizi wa REB Dr. Murangira Thierry, ahamagaye yaraduhamagaye aratubwira ngo tujye kumureba. Murangira Thierry aratwunga. Vava yakomeje kuba inshuti n'abanzi banjye nakuye mu buzima bwanjye, ngakomeza kugenda mubwira ngo abo bantu wikururira bizarangira, abo bantu bamfungishije, dore ko abo bantu ari inshuti za Jihad ndetse na Pazomani. Icyo bwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi rero, Yampano yiregura avuga ko bari mu rugo afite gahunda yo kujya muri sauna nimugoroba. Umugore nawe amusaba ko bajyana muri sauna, ariko kubera ko Vava yari atwite naramwangiye, ndamubwira ngo ntabwo umuntu utwite ajya muri sauna. Gusa twaje kujyana mu modoka, turagenda. Turi mu modoka hari umukobwa waje kumpamagara anguza 10,000. Nuko yamuha Vava yahise afata vora atangira kwizengurutsa. Ayizengurukije ndahagarara, umupolisi yari hafi araza araduhagarika, amuhisha amaze ngo nanyweye inzoga. Umupolisi amuhishije muhasanga nta nzoga nanyoye, ngo araturika tukira turagenda. Tugeze mu nzira hagati, wa mukobwa nguzaga 10,000 yongeye kumpamagara, agabanyije umuvuduko, Vava nshikuza telefone, afungurira imodoka, itasimbuka imodoka, asohoka hanze. Vava asohotse hanze yahise afata moto, bitajya akisera imodoka yanjye, moto nyigemere ndayitambika, moto irazirangunga, ariko nta speed batari ku muvuduko. Moto yarangonze ihita yikubita hasi, nitambitse moto iraza inshinuma irangonga. Moto ingonze nasohotse mbwira Vava nti uri umusazi, ni gute umuntu w'umugore muzima usohoka mu modoka iri kugenda? Ariko kubera ko yari yakomeretse bidakomeye, naramufashe mujyana kwa muganga. Mugejeje kwa muganga bamugezeho kaka yarukore itagira infection, mubazaho telefone zanjye ziri. Kumere yamishe ko telefone zanjye yazisigiye motari kucaca urumogi. Yampano yagize ati natangiye kumuha urumogi niga. Umucamanza aramubaza ngo wiga mu kangahe? Yampano yavuga ngo natangiye kumuha niga mu 3 segonderi. Gusa nsoje segonderi naje kubura inshuti zanjye aho twarusangiraga nza kuruvaho. Video ikimana gusohoka nagiye mu Iburayi, ngeze Iburayi nsanga bari mu bukonje bwinshi, nongera niwera ku rumogi kugira ngo nje nshyuha. Ngarutse mu Rwanda nagiye kwa muganga kwipimisha, basanga afite urumogi ku kigero cya 70%. Mbaza muganga ngo niko nava ku rumogi.
muganga aravuga ngo nta kubura umujyi ubaho uretse kunywa amazi menshi no gukora siporo, ariko muganga nkamugira inama yo kuba yanywa itabi risanzwe, yamanura yo gukora ko ari umusanyi we ahitamo kujya anywa vepa ngo itabi ricaginga. Kurifungirana rero Yamani yavuze ko atigeze afungirana umugore we, ahubwo yafungaga urugi rw'icyumba barimo we n'umugore bagahera mu cyumba, tukaguma mu cyumba tugatukana, akanduka nkamutuka, twarambirwa tugatuza tugasaba imbabazi bikarangira tugasubira muri salo tukaganira bisanzwe. Ubwo yaganiraga na Godfather, Vava yavuze ko ya mpano ari we wamugonze igihe yarasohotse mu modoka ye agiye gufata moto. Yabikoze ku bushake, yahagaze mu muhanda, nta nubwo ari we ndari no ku cyapa, yahagaze mu muhanda hagati asohora mu modoka, nanjye ndasohoka kuko nacyo kintu ari gukora ako kanya, mpita mfata moto, nuriye moto, noneho maze kwambara kasike twegera imbere gatoya, ndebye inyuma yanjye mbona yadukurikiye, ngira ngo wenda agiye kudukurikira buhoro, wenda ahagarare nk'ahantu ababwire nsubire kuri moto nsubire mu modoka, ahubwo mbona yatsiriye imodoka aratugonga njye n'umumotari. Narakomeretse mu biganza, ku maguru, ku matako, ariko nyine ako kanya nahise njyanwa kwa muganga. Imana yakinze akaboko kubera ko uburyo yabikozemo ntabwo ari ibintu yavuze ngo ndakoresha uru ruhande, Imana yenyine yakinze ukuboko. Bamwe mu nshuti za ya mpano bo bavuze yuko Vava ari we wakinguye urugi rw'imodoka agasohoka mu muhanda. Ya mpano yaravuye we n'umugore bagiye muri sauna, uwari umukunzi wa ya mpano ufite umwana akamuhamagara, nyine ari kumukunda n'umuntu baby mama afite umwana, ex wa ya mpano yahamagaye ya mpano ngo atwaye imodoka we n'umugore bajya muri sauna. Ya mpano aritaba, umugore amusaba 10,000 byo kuvuza umwana. Ya mpano aravuga ati ntari bindaje biguye, baratwara aradravinga wrong n'umugore bagiye muri sauna. All of a sudden ngo nyuma y'umunota nk'itanu umugore wundi arongera ahamagara, abazi impamvu batarabikora ati birakomeye yame. Bivugwa ko nubwo nta proof bifitiye, bivugwa ko umukobwa yafashe telefone akayishukuza ya mpano ngo yaranamenetse ubu ngubu, akayikubita ku modoka, umuryango ugafunguka w'imodoka, umwana w'umukobwa akagwa hasi mu muhanda, ya mpano agakomeza imbere. Ya mpano mbere y'uko afungwa yari yasize avuze amagambo ku mugore we Vava, aho yavuze ko amaze gukuramo inda 3 kandi ngo nibi byabaye atwite inda y'amezi 5. Ntabwo yambereye umugore mwiza. Njyewe Vava akigera mu buzima bwanjye bese mumera nk'akayunguruzo katobaguritse. Buri kintu cyanjye cyose cyahise kijya ku gasozi. Ubwambure bwanjye, amabanga, uburyo nkoramo ibintu, sibyo niba mu mwaka umwe Vava mu mwaka umwe yakuyemo inda 3. Ubwo ngubwo ikintu naketse yaratwibye, yarafite inda iri mu mezi 5, kandi buri gihe ashaka gukuramo inda aranziranje cyane, atangira stress, agashaka impamvu zituma ava mu rugo akagenda akazagaruka inda yaravuyemo.